bitangaje yaremye ikaze amaso yaturareba maze ku munsi wa karindwi garuhura iwita sabato kandi umunsi we isabato z'umunsi wera wiriwe ikimenyetso cyo kuremwa isezerano ryiza twahawe n'Imana yacu iruhuko riduhuza n'ab'ijuru isabato z'umunsi wera wiriwe ikimenyetso cyo kuremwa isezerano ryiza twahawe n'Imana yacu iruhuko riduhuza n'ab'ijuru. Umwami w'abayuda ni wewe, uwo Yuda ari busombe
niwe uwo. Inshuti ya Yesu waundi witwa Petero yagize ubwoba kuva kwinye bigiye kuba ahemuka, ihakana Yesu gatatu ati hoya jyewe ntabwo muzi. Kandi nawe wari kumwe nawe, oya ntabwo ari jyewe. nawe wari kumwe nawe, oya ntabwo ari jyewe. urihe ubwanjye nakwiboneye, oya Petero aramwihakana, umwami we Yesu. kandi nawe wari kumwe nawe, oya ntabwo ari jyewe. nawe wari kumwe nawe, oya ntabwo ari jyewe. urihe ubwanjye nakwiboneye, oya Petero aramwihakana, umwami we Yesu. ibihe byinshi hari uko wihakana Yesu, umwihakana kubw'icyaha kiri muri wowe, mugarukire n'ukuri n'umugarukira, yiteguye kukwakira. niwe uwo, niwe wadupfiriye, niwe uwo umwami w'ijuru n'isi, niwe uwo nimuze abaruhure, niwe uwo, niwe uwo, niwe wadupfiriye, niwe uwo umwami w'ijuru n'isi, niwe uwo nimuze abaruhure.